ukoze agakora kujyo Reji nsiganwa kwiga mbere ko tuturahaguruka banze kwitisengesha nga wiyambaza Imana kuko ngiye kwandagaza ngiye kukwambika ubusa isi oya Imana yo irabizi yambaze banze usenge Imana gatatu twaciye kuri televiziyo none abantu bareba amakuru kuri televiziyo havamo umuntu umwe aravuga ati ariko se niba umuntu ameze kuriya ntamuzi niba umuntu ameze kuriya akemera kujya mu masigano none akaba nta nigara afite yagenewe gusigana bitewe kuko nagendaga ameze nagendaga ndikaraga ameze none ubwo maze kurikaraga ndanahita ndanarikata mpita ngaruka maze kugaruka warebye kuntu nagiye meze Bradomini Verdovon akiramo iki none se mbwira nimumbwira abo bazungu bo hanze wenda wabura no kumbaza wenda baba mu Rwanda Gatera Atanaza fana akora akiramo ikipe rero buriya reka nkubwire urumva ngambwira gavana w'amajyaruguru yitwa nde ariko sabo twirirwa turyamye ahangaha aho twirirwa turyamye ahangaha wenda ugize shaba wenda agatsembora akagenda mu muhanda ndiga wowe uri murambona gukikajya wenda n'imyaka myinshi ifite ndumwejo bundi Wow, reka nonye ikaze kuri Legacy TV. My name is Lil Park, we the best. So twakomeje igikano cyacu nyine nk'ibisanzwe nyine uyu munsi nasuye umusore wanjye Regis. Meze fresh. So ushobora kuza muri Lil Park umushetewe n'ibiki byagenze gute iri gare mfite abana rikomoye ntago ari nyine igure by the way sinanarikoreye ariko nyine tu umutipe hano yampaye lift ariko kuma lift rero nanyuba kuyi driving nkabireka ko byose bishoboka by the way. So ndaza kubwira bimwe mu bintu byinshi cyane kabisa uyu mutipe yibitseho nyine bamwita Regis. Nongeye nkwibutse yuko byose ni hehe ugomba kumenya ko ibintu byose ni mu mutwe. Murabona ko uyu mutipe nawe afite ikibazo runaka nawe afite ikindi kibazo nawe utambwiye ariko ikise nuko wazaza ukananganiza naje tukaganira nkagira ikintu nakugezaho. Kana subscribe kuri Legacy TV una sharing nyine ukone kuri share ndetse kandi ubikugutanga comments ugira ikintu umbwira. So uyu munsi rero Reji ugiye kunyeka ikigwa sasa. Ndarishobora da banzi ikaze kwanza abakunzi ba Legacy TV uguti eba mumeze mte salama bagruti byose ni hehe ni mu mutwe. Yes I. So Reji mbere ko tu driving ndabizi ako nanjye ndiyize uyu munsi ko mfite ikintu kitwa kime ariko nunsiga wallahi umva Allah bilamin haraza ucwambaye ariko se uyu munsi nanagusuye by the way ngira mu minsi ishize ngira abantu bose barabizi yuko Regis niyo mama wakoze ubukwe abukora n'umukunzi we uyu munsi nabo twamusanze byageze bite madamu nawe hari yagiye gushakisha buryo ki twabaho yagiye guhiga yagiye gushaka akazi numva kubera ko ari we bufite gahunda yo kuba yakora nubundi agenda buri munsi kugira ngo arebe ko tubone ibirayi byo kurya. That's good. That's kawa. So wene kuri feedback y'ibintu byabaye bushize nabyo urazaza kugenda ubimbwiraho ariko nize ko you guys mwishimye turishimye cyane. Okay, so ngaye ngugoro sasa turashima Imana. Arashima Imana cyane kabisa. Regis umwe bakoze ubukwe bwiza cyane kandi ku bakunzi ba Legacy TV nyine barikoze neza cyane kabisa. Nawe ni bari nkunga yawe ufite nyine byose birashoboka byose ni hehe ni mu mutwe. So wow ngiye kubara kugera kuri kange buriya mbere kuri kugeza kuri gatatu. Uri tayari? Ndi tayari. Ndi tayari ariko. Uri tayari? Ukoze agakora kujyo? Tayari. Kore ko Imana shaka kuza gutsinda nimuza kunseka. Okay. Ariko urumva igare mazemo imyaka 10.
Urumva? uraza kuyimbwira Umunsi impanuka. Urumva wansiga gutya okay gusa. so Regis Karame. sasa wiyemeje kuza gusigaranwa nanjye impamvu yabyo amakuru namenye yuko ngo wigeze wajya mu marushanwa ufata umwanya wa kangahe waka guteranyaho rimwe kangahe arakoresha wansiga koko mwana cyatuvugisha ukuri ari gusiga tu umva wansiga cyanjye nyongesha ukuguru gusa rega buri ibintu byose urumva cyangwa nyongesha amaguru gusa urumva ibintu byose uriyaminiye ndamutse ntiyaminiye ngo numve yuko ndi bugusige nagomeza ameze gutya nkagomeza nigunga ubu byose ni mu ariko no kuvuga ngo uko byagenda kose byose ni ngomba gushaka buryo ki mu mutwe wanje nanjye ngomba kugusiga yewe nkazanarenga we nkajya no gukina no hanze mu bindi bihugu Regis nsiganwa kwiga mbere ko turahaguruka banze kwitisengesha nga wiyambaza Imana kuko ngiye kwandagaza ngiye kukwambika ubusa isi yose Imana yo irabizi yambaze banze usenge Imana irabizi ko igomba kongerera neza nayo ikakugirira neza waseze wa muntu ko byagenda kose Imana irabizi banasenze mu gitondo mbyutse ndasenga nkavuga nti Mana uyu munsi uba ari wowe ukora uba ari wowe undinda ririra cyabyibuka nawe yabyibagiye rimwe kabiri gatatu Bueno. Vänta för. Sorry. Nakubwira ngo Regis Karame. Igare ryavuye. Igare rero mboneraho no gushimira akarere kacu ka Bugesera. Yego. Agiye kubona mana kuri telefone. Hajeho message ivuga ko bafite isiganwa hari ku itariki 2 z'ukwa karindwi wari umunsi wo kwibohora noneho ubwo hari kuri La Paris niho hari habereye ayo masiganwa hari abantu benshi ari ingeri nyinshi harimo abasiganwa ku magare m'abanyabiruka n'amaguru harimo natwe bafite ubumuga ubwo nagiyeyo rero nibwo nahise mbafata iyi sengeri n'ubundi niyo myenda twasiganwaga twambaye urasiganwa Sengeri nahise niyandikisha. Felicitation. Nge nabyo maze kwandikisha. N'ubundi nari ndi muri ino gare. Ariko iri gare rikaba ari n'ubundi ntabwo ryo ryagenewe gusiganwa. Wari muri gare ngiri? Okay. Ntabwo ryagenewe gusiganwa. Noneho ubwo kubera ko byose ari mu mutwe ariko mwambwiye byanze bikunze nahise mvuga ntuko niba byose ari mu mutwe rero. Byose ni mu mutwe of course. Nanjye ngomba gushaka buryo ki nta hano umugati. Byanze bikunze kuko nanjye namvuga ko byanze bikunze ngomba kubyishyiramo ubwo twaramanutse barabara bari baduhaye ibirometero bitatu kimwe bibiri bitatu rimwe kabiri gatatu ngo n'ubundi na televiziyo y'u Rwanda yari hari n'abanyamakuru bari bahari batandukanye ubwo rero twakaraze gare tukaraga gare noneho ubwo bamwe bari imbere yanje nari ndi inyuma noneho shaka ndavuga nti noneho reka nje shaka strategy y'ukuntu nshobora kuri buze mu bantu bari buhembwe noneho hari ahantu nukuvuga ngo umuhanda ugwa uduhaye wose ariko hari igihe umuntu adakanguka mu mutwe ngo amenye ko uyu muhanda ari uwe abe yanagendera hagati mu ibara cyangwa abe yagenda no mu ibara hagati uretse mvuga niba ari metero 3 ni 3 mwese nkubita igare mu ibara kuko hari hagati mu ibara nta nubwo hahengamye igare ndariha nakase mbona abantu batandatu bandi imbere inyuma yanjye ubwo hari abantu babiri kuko ubwo twari abantu 9 nyonga igare nkukaragira igare mbona uwa mbere muciyeho hano uri muntu w'inshuti yanjye twa Claude nawe yaragiyeyo namugezeho ko ari yansize mu apisi navuga ni muvandimwe salama naramubwira nti rero reka ndebe ko nasiga nuriya
wenda basi tubashe kubona umeze gutya byo tubashe kubona wenda n'amata yo kunywa sha Reje ubwo nagukaragiye igare ukaragira igare ndarikaraga mbe ndabyumva neza ngira wona naritwara gutya ndavuga ni ndarikaraga neza ndarikaraga ngeze ahaterera nibwo naciye ku muntu ufite igare ryagenewe amasigano muciye none witugenda ndashiramo imbaraga nibwo nagiye mpita wa gatandatu rimwe kabiri bitabamereze gurude y'amazi bitabana nampemba cyo gihe nanifotoranya na meya baravuga ati Regis ngira mu wabaye wa gatandatu nibo bahereye inyuma noneho rero wanimo mbaza story y'iri gare ryatumye kwanza noneho amakuru naho ngo NW Trinity Project Spoken WAUSA muri Amerika Emery yabo irahanga ndabona ko nyene cyo n'icyuma urumva dore nini kaseriyeri nahahiramo cyangwa se na madamu yarwara nkamujyana ku kigo nderabuzima iri ni iterambere noneho story y'ahantu igare ryavuye rero ubwo twaciye kuri televiziyo noneho abantu bareba amakuru kuri televiziyo havamo umuntu umwe aravuga ati ariko se niba umuntu ameze kuriya ntamuzi niba umuntu ameze kuriya akemera kujya mu masigano noneho akaba nta n'igare afite yagenewe gusigana akaba yaje mu bantu bashobora kubona n'ibihembo uyu muntu bamushakira igare rizima kandi rishobora kuba ari nyongerwa mu maboko ashobora kuruhura uriya mugongo bitewe kuko nagendaga ameze nagendaga ndikaraga meze noneho ubwo maze kurikaraga ndanahita ndanarikata mpita ngaruka maze kugaruka warebye ukuntu nagiye meze ahita avuga ati haje igare rinyongerwa mu maboko uyu muntu yazajya no gukina ku mugabane w'Uburayi agatsinda mu gihe wenda niko wenda yabitekereje sinzi ariko ntabwo ni mu mutima we nibwo yahise ampamagara rero kuri telefone nose numero zawe izikuye none se ubwo umuntu wakinye mu karere ari kwamugana yabona n'uwa nyabaza na meya ati munshakire nomero zuriya muntu wakinye gutyo wabaye wa gatandatu irumve nimero zabora sasa rero tutarajya kuri izo nomero sibyo wansiza bwa mbere sinabyemera urama akane gaturu ndabona tugenda ndebe ko ndaguziga ariko da niyo twavana niyo wabavuga ngo tujye Kicukiro nasanga uri mutera ko ngenda ndashaka kugira ngo inkaraga igare ku buryo nzajya no gukina no mu mikino ya Olympique hose nkajyayo tubarire rimwe kabiri gatatu Fresh fresh quick cut ngare no gare ye mu maraso kuri kata Ewa. Genda mali. Ntabwo Nemeye neza kabisa, ubu nemeye kabisa. Eba aranyimeje ndi Regis ntacyo narenza wakimba. So, twiganire sasa rero. Mu bundi buzima nyine tuve ku igare ugatoya ubundi buzima ukimara ko nuri negare ryawe byahinduye ubuzima bwawe gute? Mwagiye ne mwese nishimye. Ano impamvu by'umwihariko numvise nashimira n'akarere kacu ka Bugesera. Yego. Nibyo ukesha bino byose ino gare nibyo byose. Kuko yabo badapanga gahunda yo kugira ngo tujye mu masiganwa. Yego. Njeyo nanje. Ntago ibi byiza byose mbona narabibonye. By'umwihariko ndashimira meya wacu w'akarere. Yitwa Shari Mutabazi. Yego. Kuba atekereje akavuga ati habeho amasiganwa. Nanjye nkabonera impano nk'izi nkabonera ibyiza nk'ibi namwe mwese
abona ko rwose ni ikintu cyiza ndabonye ufite ikintu cyitwa umufana ahangaha ni mama yake kabisa ikindi kintu rero cy'umwihariko mvuga yanze bikunze hari igihe uryama kumva nta kandi kazi tuba dushoboye gukora kareba amaguru kareba umugongo kareba iki ukavuga ati ariko se njyewe ubuzima bwanjye buzajya hehe ariko numva niba habayeho irushanwa nk'iryo ngiryo ndetse bakatugenera n'ibihembo ubutaha natwe ubwacu mu mutwe turakanguka kandi tukishima tukumva ko natwe byanze bikunze twumva natwe turi abantu ni byiza cyane niyo mpamvu mbashimiye nshimiye nyine by'umwihariko akarere kacu kagize icyo gitekerezo kandi ndashimira perezida wa repubulika kubera ko nawe yagize uruhare rwo kugira ngo avuge ati aba bantu bafite ubumuga cyambere mushimira yaduhinduriye izina kera umuntu wakoze impanuka cyangwa yabarivukanye bamwitaga ikimuga ariko yaduhinduriye izina uyu munsi twitwa abafite ubumuga rwose abafite ubumuga aho muri hose mu mpande zitandukanye z'u Rwanda mufashe dushimire mubyeyi wacu perezida kubera ko yaduhinduriye izina kandi akabasha no kuvuga ngo kera umuntu ufite ubumuga yagendaga yikuba hasi nta kagare nta kintu bamufasha nta kintu bamukorera ahubwo ugasanga bamufata nk'umuntu utariho ntacyo amaze ntajya ageze ate ariko uyu munsi rwose n'aba mu muhanda muri serivisi dusaba cyangwa aho hose tujya dufite uburenganzira nk'ubw'abandi bantu bose ni ukuri ndishimye cyane kandi niyo mpamvu ngerageje kuvuga aho abafite ubumuga hose bari mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda mumfashe rwose dushimire umubyeyi wacu ndashimira kandi madamu wanjye ndashimira na madamu wanjye kubera ko kenshi na kenshi iyo ndebye nsanga uruhare runini n'imibereho n'ubuzima ari we hanyuma wenda ukomeje kuri madamu wawe kano kabazo nashaka kubaza n'ubundi nagomba kubaza imbere nyine so madamu wawe mwahuye mute mwahuye ubana cyangwa se ufite ubwo bumuga mwaje kubana nyuma buza kuza byagenze gute mu by'ukuri kugira ngo tumenye wa mugani ese mu by'ukuri namwe mugira urukundo n'abakuru babakunze cyangwa ni kwa kundi uvuga ngo reka mpereze hariya bo urebye byo kuba narabanye na madamu ni story ndende kandi mbonereho no gushimira kugira ngo tubane uyu munsi turi kumwe hari ababigizemo uruhare baradufasha mu bukwe baradufasha urabona na leta nayo yadufashije tubona naho kuba yanze bikunze rwose ni story ndende wenda kereka niba mufite umwanya habibanyuriramo ni ukuvuga ngo jewe nitwigira muri Regis nabayeho ndi umuntu utafite ubumuga mva ku myaka umwe ngera ku myaka 23 ukiri muzima ntacyo ntaramugara noneho nza kumugara mfite imyaka 23 ngo nahise mugara nkora impanuka mubutse mu giti igiti kino giti urira nkiri umusore byagenze gutyo nkiri umusore noneho maze gukora impanuka nahise njya mu bitaro byagenze gute ujya gukora impanuka mu giti jewe naciye ku muntu w'umukecuru arangije arambwira ati mwana wanjye nahinze ibishyimbo muri biti byo gushingamo guhembeza niba byita imihembezo kugira ngo bitondagireho byere neza noneho arambwira ati ko waba uzi kurira ngo nyuririre kino giti ubimanurire numva nanjye ngomba gutanga ubufasha ku muntu usabye ubufasha kandi numvaga ari ikintu nshoboye gukora nawe uyu mwanya umuntu agusabye ubufasha kumva ubishoboye wabikora noneho ubwo rero nibwo igiti nacuriye maze kubikunda we yarambwiye ati mwana wanjye nta n'urukwi mfite n'icyo gishami kinini kiteme maze kugira ngo nkiteme igishami cyaragiye kirashibuka nanjye kiranshibura kinta nkiriya ndagenda ngo nicaye mpita mvunika umugongo amaguru ahita baparariza ngo amavi cyangwa se amaguru yinjiyemo indano kundo katugite gutyo oya navunitse umugongo amaguru ahita baparariza noneho ubwo nabahise banterura banjyana kwa muganga igitanda cyo kwa muganga nakimazeho imyaka
itanu yose 5 nta buja ntagirana none uro madamu wanje imyaka 5 yose madamu wanje ninde kwishyuriraga washaka kwifasha cyangwa bo na ibitaro n'uyu munsi nahise mbona umuntu arazanyishira mituweli wa muntu n'undi akajya yishira y'ibitaro nyamara ibitaro birengeje amafaranga hakaza abasosiyale kaza abasosiyale bakishyura mbese bakambwira ati hari umuntu wakwishyuriye nagiye na za CHK nagiye na za Faisal ariko nyine ubushobozi buba bukeya nemera nyine baravuga ati nta kundi bimeze gutabonye ubushobozi ngo bagwe bahita bampa kano kagare ari byo mbaga n'umushinga wagombaga kubagwa biranga ubushobozi buranga bibanguma yuko gureza ku kagare njya mu kagare maze kujya mu kagare ndavuga ariko sinakwiheba ngomba gushaka umugore ngane bako baseri n'agace kazima kasigayemo none ubwo rero ndi mu bitaro agace kazima kwaje naho nyine ndayo kamusaza noneho urabona utuntu bita simirikire sorry nyine madamu wanjye yari yarize kudoda ibi by'ubutayeri bahita abona isoko ryo kuza gukora simirikire za matera zangiritse we yaraje aregura yari madamu wariko ubwo yari sheri sheri ni umukobwa waje nyine ahita haza umukobwa wize ibintu umva nyine kubera ko tumaranye igihe ubwo story yari genda icika ubwo noneho ndi mu bitaro ahita haza umukobwa ndamwitegereza nitegereje aravuga ati ariko ubwo nari ngiye kiyongozi wa Sare ku gitanda ariko ninjye kiyongozi wa Sare nk'umuntu wari uhamaze igihe nyine hanyuma kiyongozi kwa muganga bahita ngwite ubwo ni koseye nabara bari konseye ni koseye ye konseye mu muzi handi rabaraba oya nubundi hose buriya ntaho ubuyobozi uburyo babwira gukora isuku uburyo bakangura uburyo ubigisha ukanababwira inama mu buryo bw'urunaka bageragere na konse bose yashika bose ni bamwe ibintu byose burya ni icyo bita inyigisho urabona uyu muntu niba aje mu bitaro umuntu aje mu bitaro uyu munsi ntaza amahame yo mu bitaro aho kugira ngo bamuce amande kandi uhamaze igihe kandi ari mugenzi wawe uhita umubwira ati mvira umuvandimwe hano hantu mu bitaro ntabwo byemere kuhanywera itabi niba barinywaga uhita urireka ntimere kuhanywera inzoga ntimere kuvuga amagambo urumva none ubwo rero umukobwa yinjiye aravuga ati rero ngewe nje hano kugira ngo ndebe matera zangiritse ndi umutayeri ngende nzikorera indi myenda mishyashya ati ubwo muramfasha noneho ubwo kwa sasa njye narebaga matera zangiritse ariko nterayo n'iki nakajisha mvuga ni nyamara n'iki cyamara uyu muntu nawe ashobora nawe kugira ate amaguru meza se isura nziza ashobora kumfasha mu buzima banza umbwira aho ngaho ayangiye byo ntabwo nagiye kwirirwa mvuga ngo ndagira ngo turumva uyu munsi rero umuntu mwiza ni umutima umutima niwo tureba no kuba yakwemeye ibindi byose Imana igenda ibyizanira igenda inoza kujya kubona ukabona umuntu ni mwiza yaje kwemera gute none se rega n'amasahani ari kugenda none yakubwiye ni story ndende ubundi nta kibazo wenda gusa noneho ariko reka nkubwire akangaka nyine wenda bigene bone noneho ko ngiye matera nse mvuga nti bo abarwaza muri hano ngo nidufashe araza dufasha umurwaza reba turebe iyi matera bareba mu munsi turareba ubwo nanjye mba nicaye ku kagare arareba ati ntabwo nayikora nanjye nanareba nibwo naje kumubwira ati rero mpa nimero yawe nimero arayimpaye nza kujya hirya inyuma kuri dushe ndamubwira nti rero nubwo waje kwirebera matera ariko ngiye nagukunze ndashaka kuba mbere umugore tukabana ati reka ati wowe umeze gutyo nawe ntimeze ne iyo ndi mu gitanda mba ndwaye ariko niciye mu kagare mba ndi muzima ngo nyine urumva umukobwa rero yavuze gutyo nawe urabizi ntiwatereta umuntu rimwe ngo ahita kwemera umaze kumubwira kuri iri ku gitanda uburwaye nta kikango yagizemo ku gitanda karwara kikango yakigizemo nyine iri ku gitanda uburwaye none zuko ngo ariko noneho nibyo bindi twatangira tuvuga ngo byose ni mu mutwe mu mutwe wawe niba ureba ukabona wabasha gutunga umugore byanze bikunze nta gituma utarongora voilà yaje kwemera rero yaje kwemera ntegeka ko tugomba gusezerana ubukwe nta bushobozi nari mfite yabaye ngombwa ko niyamaza inshuti n'abavandimwe inshuti n'abavandimwe ziraza ariko nabo bari kugira ubukwe bwiza baraza dukora ubukwe tubona aho kuba ubwo uyu munsi ibisigaye turacyabitegereje rwose madamu wanjye arankunda nanjye ndamukunda nkoze ikosa arambabarira ko naza kubana amahembe ubwo rero numva ko byagenda kose rero nuko story yaje ariko ni birebire cyane byo ni birebire ku buryo twakoze ubukwe buryo twagiye kuba i Kigali
abantu bitanze bugiki byinshi cyane. Okay, wenda tugana ku musozo, ni iki wungutse kuri izo nshuti waje kugira ku munota wa nyuma kandi mu by'ukuri utabikekaga? Uri umwe mu bantu nkeka ko bagize n'ubukwe bwiza muri mujyi wa Kigali by the way. So wumva icyo gikundo kiraturutse ku kindi, ku bushake bwawe cyangwa hari icyambere naba narungutse? Hari amavi wagiye ushyira avuga ati man. Icyambere naba narungutse kuri izo nshuti. Nubona nabashimira aho bari hose mu mpande enye z'isi zitandukanye. Icyambere nayo naraheze ku buriri. Imyaka 5 iri myinshi cyane. Baraza babishoboye barandeba abandi baramfasha mbasha kuva ku buriri. Yewe burya nuko uyu munsi mba ndi mu kagare mbya mbasha no gufata imbago. Nkaba nanatirana hano nkagira niri ya ruguru. Cyo nicyo cyambere shimira izo nshuti ko navuye ku gitanda mbasha kujya mu bandi bantu nari naraheranwe n'agahinda. Basha kujya mu bandi kugeza ubwo njya no mu masiganwa nkaba nabona n'igare nk'iri ngiri. Cyo ni cyambere. Ni Abanyamerika. Cya kabiri nshimira izo nshuti nabonye aho gutura. Ntabwo nkikodesha, ntabwo ngize gute, cyo ngicyo ni ikintu nshimira kandi n'uyu munsi rwose bakomeje kumfasha. Ndabashimira cyane. So wenda hari byinshi nta kubajije ariko wewe ku mutima wawe ufite wumva wabwira badukurikiye kuri Legacy TV. Hari byinshi bagiye bakora nyine, hari nawe ibyuzi cyangwa se nabo batazi bagiye bakorera nyine. So inegura uvuga uti mu by'ukuri kabisa kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri none amasaha tukugeza ngaha ni nk'iki wabwira? Kuva ku munsi wa mbere burya rero gushimira umuntu hariho n'igihe ubura uko mushimira, ukabona n'amagambo wabivugamo uko n'umuhanzi yavuze. Ariko uko byagenda kose yewe mu mutima wanjye ndishimye kuko haraho navuye. Kuba akaguru sinakagiraga gutya, urumva, akandi kaguru nako sinakagiraga gutya, urumva, ntabwo nayo kubasha kwigira gutya mu igare. Ibyo byose ni ibintu byagiye bisa kubira uruhare rwanyu, uruhare rwa bariya, ko uruhare rwa mwebwe. Rero Legacy TV rwose aho muri hose, haba mu bihugu bitandukanye, abafana cyangwa se abakunzi bayo, yewe Regis ndabashimiye cyane. Kandi mukomeze urwo rukundo rwose, mukomeze urwo rukundo kuko urukundo umuhanzi yavuze ngo urukundo ni rwogere hose. Sasa rero ngira tubazarwa nakubaje akabazo nyine tukamatsiko kaba gasanzwe mu busanzwe. Gorbachev Mikhail ni president w'ikipe. Mikhail Gorbachev ni president w'ikipe. Ntabwo muzi. Ngaho none uzakangura Vladimir Verdovon akina mu ikipe. None se nimubwira abo barazungu bo hanze, wenda wabura no kumbaza wenda baba mu Rwanda. Mu Rwanda Gatera Atanaze afana akora akina mu ikipe. Rero buriya reka nkubwire urumva. Okay, ngambwira governor w'amajyaruguru yitwa nde? Ariko sabo twirirwa turyamye ahangaha, aho twirirwa turyamye ahangaha wenda ugize shaba wenda agatsembora akagenda mu muhanda. Okay, so anyway, reka twashimire cyane. Ariko wenda ubutaha uzasanga narabimenye. Wabire pese. Warangiye kujya ku mbuga nkoranyambaga ndebe uzasanga nabimenye. Ndiga wowe uri mbona gukikajya ngo wenda n'imyaka myinshi mfite ndwejo bundi. Nose ndakurusha imyaka. Anyway, guys, reka twashimire cyane. So reka tubwire Legacy TV guys, mwakoze cyane, Bigero wakoze cyane, nanjye kanishimira nakoze cyane, Lil Pac with the best yakoze cyane ndetse na mugenzi wacu kabisa Regis wakoze cyane. Reka tubabwire ngo Legacy TV kabisa byose ni hehe ni mu mutwe. Reka tubashimira I love you so much. Regis nukuba ngo ubutaha sasa rero ubutaha nzaza ngana fresh ariko my dear nimuze kubona ko nabaye wanyu mu munsi bisaba imbaraga byose ni mu mutwe ariko yijabutse
ngiye kujya muri parking ariko nta kundi Imana ifashe sinze kugongo namusize